nshuti zanjye. Nawe yaranditse ngo iruba rya kinyamaswa ryariganje mu basore banyu, bigabanya imbaraga z'imico n'iz'ubwenge. Kurarikira ibidafite akamaro muri bo byarakuze kubera ibyo bimenyereje. Bafite akamenyero kabi, kandi ako kamenyero kabi, ikintu abasore bashatse kugeraho giciye mu kamenyero kabi, ntago wamubuza kukigeraho. Umusore ushaka kujya aho abandi bari, umukobwa ushaka kujya mu birori bya ninjoro by'abakobwa b'indaya b'ibirara, uramubwira uti mukobwa wanjye wabiretse ukazajya ejo ko nejo ari umunsi. Hoya mama, ni impamvu rwose nawe mbabarira, umuruhushya rw'uyu munsi wenda ubutaha uzagire gute? Satani aba yamushyuhije. Nihuta, umuhanuzi w'Imana yandikiye abasore bo muri urwo rugo, ariko yandika ku basore batatu. Umusore umwe bamwishe Jean, undi bamwita La, undi bamwita Ka. Aba basore bari bafite ubwandu butandukanye. Buriya nubwo mubona abasore bagendana, ariko ntago bangirika kimwe, ntabwo ibibakurura ari bimwe, n'uburyo bugaragara uko bangirika mu buryo bugaragara nabyo si bimwe. Niyo mpamvu mu buzima hari igihe uzabona umusore umukomera amashyi uvuga uti iyaba n'abandi basore bose dufite bameraga nkande nk'uyu. Ubwo ni umukuru w'itorero, abona umukobwa azinduka cyane ku rusengero cyangwa umusore, agahita avuga ati Imana izamumugisha abasore bose bamere nk'uyu nguyu. Ugasanga ahubwo nyuma y'amezi 2 bakaguhamagara bakubwira ko amaze gukuramo inda zingahe? 3. Ugahita uvuga uti Imana, cyagiye narivugiraga. Mujye mwirinda gushaka yuko abantu basa nk'uko mwashimye. Mujye mushaka uburyo abasore basa nk'uko Kristo agize gute asa.